Uwiteka Mana ikomeye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana y'imbaraga, uri Jehova Shama, ni wowe Rahayiro, bisobanuye Imana yacu. Ni wowe Jehova Shalom muri Sabawota. Ku banyantege nkeya ni wowe mbaraga zacu, abatabona ni wowe uturebera, abatagenda ni wowe utugendera. Byose ububasha n'icyubahiro ni ibyawe. Uyu mwanya turagushimiye ko wiyunze natwe uciye mu mwana wawe Kristo Yesu, ukihishurira ab'isi kugira ngo bakumenye werekanye ishusho yo guca bugufi, ari bwo Kristo yambuye ishusho y'ubumana bwose akamanuka akavukira mu mwana w'umuntu, ukatuzahura twararohamye mu isayo y'ibyaha. Ngushimiye uyu mwanya uduhaye wo kutambutsa ubutumwa bwiza. Ngushimiye uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo nyagora ku ngoma tuvuge impamvu z'ibyiringiro byacu. Shimwe n'iribi ryawe, utuyobore muri byose, uyobore ubwenge, imitima n'intekerezo biha inama zawe, utwihishurire buri wese umwigaragarize nk'uko ushaka ko akumenya. Izina ryawe nirihimbazwe, urakoze Yesu, amen. Ndubatse, ndi umugabo ufite umugore umwe, tubyaranye umwana umwe, ni umukristo. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana, igice cyawo cya mbere, umurongo waho wa 16. Haravuze ngo kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Urwandiko Yohana yanditse rwa mbere, igice cya 5, umurongo waho wa 12. Haravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Dushimira Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku butumwa bwiza n'ubuhamya bw'ubuzima bwanjye bw'imyemerere. Nababwiye ko nitwa Niyomugabo Aniseti, hanyuma nakiriye agakiza 2007. Nabanje kubaho umusilamu, nabaye umusilamu, nitwa Abdul Karim, bisobanuye umugaragu wa Nyirimpuhwe. Nize Palestina, ngirirwa umugisha wo gutorera iswara mu musigiti wa Al-Aqsa, aho amateka avuga ko ariho Salomo yari yarubatse inzu y'Uwiteka. Nza kugira umugisha wo kumenya Quran, menya umugisha wo kumenya amateka, amahadith, ibitabo bisobanura Quran. Hanyuma mpamagawe na Kristo, ndumva nuzuye imbaraga nyinshi zo guhamya imbaraga za Yesu. Nyuma y'imyaka namaze ndi mu idini ya Isilamu, nabayeho umwana wari ufite ishyaka mu gihe cyanjye. Ryarakoze, ariko nshimiye Kristo ko anyoboye mu muhamagaro. Ubusanzwe dusomye ijambo rivuga ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho. Umuntu utarahabwa guhishurirwa kumenya Kristo ntabwo amumenya. Ufite uwo mwana w'Imana muri we ni ufite ubwo bugingo buhoraho, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite muri we. Ari confusion abantu bajya bagira kenshi, ugasanga bavuga ngo nta dini rizabura umugeni. Koko njyewe ntaryo nzi, ariko nshobora kuritekereza nkoresheje ibyanditswe byera ko abantu baravuga ngo ahantu ari hose hari umugeni wa Kristo. Ariko no, ntabwo ariko biri. Umugeni aturuka hehe se? Hatari umukwe ntiyaba umugeni. Hanyuma aho Kristo atari azaboneka umugeni gute kandi atarigeze amukwa, ntiyigeze yakira inkwano za Kristo? Bivuze iki rero? Ufite uwo mwana w'Imana muri we ni ufite ubwo bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Hari umugabo wigeze wagira ishyaka witwa Muhammad sallallahu wasallam, Imana imuha amahoro n'imigisha. Niko yameriri, turabimusaba Imana imuha amahoro n'umugisha. Muhammad intumwa y'Imana yigeze umunsi umwe yagira ishyaka, wenda bene data babaye abasilamu barabizi, cyitwa fatwa, arwana afata umujyi w'Imaka. Nibwo yasenye ikigirwamana cyitwaga Hubaru, asiga ibuye rimwe ry'umukara ryitwa amazina menshi bitewe n'abasuhaba babanaga na Muhammad. Yari abaryita Kaba, Karibara cyangwa se Kibra, biterwa n'ururimi. Yabanaga n'abagabo babiri bamubaga hafi kuruta abandi, witwaga Abubakar Omar nawe ubwe. Nibwo yasigaje ibuye rimwe ry'umukara, aravuga ngo hazaba amarembo y'Imana ye. Nibyo, buri muntu wese agira Imana, ariko reka dutekereze Imana koko kuki Bibiliya ivuga ngo Uwiteka niwe Mana wenyine? Uwiteka bivuze iki? Bivuze Imana itagira itangiriro ntigire n'iherezo. Dawidi we yayise aravuga ngo uburebure bwawe
ntibugira itangiriro ntibugira n'iherezo. Iryo ni ryo jambo Uwiteka. Hanyuma Imana ubwayo ntabwo yakiyerekanira mu bana b'abantu. Ubwenge bwacu ntibushyikira ijuru, ubwenge bw'umubiri ntibushyikira ijuru. Niyo mpamvu Kristo yiyambuye ishusho y'ubumana, kuko aho ishusho y'ubumana igaragaye hose ababi barapfa kubera igitinyiro. Umucyo aho ubonetse hose umwijima urapfa. Rero kuko twari mu mwijima, ntabwo Kristo yaraje kutwica. Yemeye kuvuka nk'umwana w'umuntu, yemera kubaho nk'umwana w'umuntu, yemera kugenda nk'umwana w'umuntu, yemera kubabazwa nk'umwana w'umuntu, kandi ari Imana ubwe, ari umwana w'Imana. Arangije aravuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ninde utanga ubuzima mu rupfu? N'uwinjiye mu rupfu akabohora abari barakingiranwe. Muhammad nibwo yategetse abantu bari i Madina, aravuga ngo mujye musenga Imana y'Imaka. Abanyamediyana i Madina baramubwira ngo ntibishoboka gusenga Imana y'Imaka kandi turi Madina. Afata ukwezi agutwara ku musigiti, wenda hari abakubona hejuru y'umusigiti, niyo mpamvu Muhammad sallallahu wa sallam yakumanitseyo. Aravuga ngo impamvu y'ibyiringiro byanyu ishyizwe aho mwerekeje imitima. Mwese mujye musenga mureba Kaba, nimutareba nimudasenga mwerekeye mu kerekezo ntabwo muzigera mwumvirwa. Nshimiye Kristo Uwiteka Imana yacu, nubwo twasenga tumeze dute, Yesu aratwumva. Icyo ashaka ni iki? Ni umutima umenetse. Muhammad uyu intumwa y'Imana amaze gushyira y'ukwezi, abantu batangiye icyerekezo pe, basenga bareba ibuye, nibyo, ariko na Satani we yararyubaha. Satani nawe yubaha ibuye. Hari iminsi 40 n'amajoro 40 byigeze bishira Kristo amaze iminsi, iyo minsi nayo majoro arimo asenga. Satani abyukana ibuye igitondo kimwe, aramubwira ngo rihindura umutsima urye. Yakoze aksida yo mu myemerere, afata ibuye ry'igishonyi arishyira urutare, ariha urutare kandi ari ibuye ry'igishonyi ajyane, kuko Kristo yari yiyizi, ntabwo yari gufata iryo buye. Kabiri, Satani aravuga ngo rigira umutsima, yibagirwa cyangwa se ntiyari anazi ko abwira ari we mutsima w'ubugingo. Muhammad rero nawe gusiga iryo buye, Petero yarabyanditse, aravuga ngo niba mwarasogongeye. Mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu Yesu Kristo agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Kuki avuze ngo niwe buye rizima? Nuko hari andi mabuye ariko atari mazima, kandi Imana ikora cyane biruta n'ibyo dutekereza. Umunsi umwe nabayeho njya impaka, nagiraga amagambo menshi nakoreshaga. Reka mbabwira 3 muri yo najyaga nkoresha ndi gukora ikiganiro mpaka cyabo tudahuje kwemera. Ubusanzwe Isilamu bisobanuye bagandukira Imana, hakabamo intego umusilamu agira guhindura umuntu, amuhindurira ku myizerere yizeye, akamwemeza kubaho nk'uko abayeho. Hakaba icyitwa sunna, kuziririza imigenzo, amahame n'amategeko nk'uko intumwa Muhammad yabigenzaga. Umusilamu nyakuri uwo ari we wese yemerewe kwigisha umuntu uwo ari we wese amuhindurira kuba umusilamu, kuko Isilamu nababwiye ko bisobanura bagandukira Imana. Hanyuma hakavuka icyitwa jihad. Jihad nicyo bita intambara ntagatifu, ariko mureke mbabwire, ari intambara ntagatifu zibaho, ndazemera pe. Intambara ntagatifu ni iyi: ni igihe umukristo cyangwa se undi muntu wese arwanye n'icyaha, iba ntagatifu. Iyo ugitsinze ntabwo Imana izigere guhemba ngo ntiwigeze wiba, no, izahemba uwabonye ibyo yiba ntabyibe. Ariko niba utarabonye icyo wiba, wari kwiba gutese? Uwo niwe warwanye intambara ntagatifu, agatsinda umutima wa kamere yo kuriganya ariko ntariganye. Ni wowe warwanye intambara ntagatifu ubwo wahuraga n'urugamba ugakomeza umutima, icyitwa imbaraga z'umutima. Ntusakuze, ntujye hanze, ntutabaza ibindi, ukareba kuri Kristo. Iyo niyo ntambara ntagatifu. Nawe iyo kumena amaraso ntabwo ariyo ntambara ntagatifu. Harimo ibyitwaga jizya. Jizya no gufata ingwate. Ingwate ni iki? Twebwe Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Dawidi abyandika muri Zaburi y'119 umurongo w'122 yaravuze ngo wigwatirize kuzagirira neza umugaragu wawe, ngo kugira ngo abibone be kumpata. Ubwo ingwate urumva arinde? Ingwate ni Kristo. Ingwate igomba kurusha agaciro ibiguzi watse kugira ngo ubihabwe. Kandi kabiri, ingwate igomba kubikwanditseho. Gatatu, ari yawe. Kane, nta rubanza. Iyo ngwate wowe niyo ngwate, ari wowe urinda kemwa kuri iyo ngwate, itari mu rubanza, nta niki. Iyo yera nta kibazo ifite. Bivuze iki?
ingwate dufite mu isi ni Kristo, niwe uri mu cyimbo cyacu imbere y'Uwiteka. Niyo mpamvu imbabazi z'Imana zihora kuri twe, kuko Imana ireba Kristo, hanyuma yarenza amaso Kristo igira ngo iturebe ikatubona mu maraso ya Yesu. Uwo niwe ngwate ituma tutarimbuka, tudapfa ngo dushireho. Kandi mbibutse bene data, aho uri bitewe n'imyizerere wizera, hari impamvu ebyiri zitumye isi idashira cyangwa ngo irimbuke, nubwo abantu benshi bavuga ngo turi mu minsi y'inyongezo. No, numvisijwe yawe rivuga, rihamagara ngo negera aho